ntutinye niko ijambo ry'Imana rivuze, riravuze ngo ntutinye. Umva mvugane nawe, hari ubuzima urimo uranyuramo bugoye, hari ubuzima urimo uranyuramo buruhanyije, hari ubuzima urimo uranyuramo bw'umubabaro, hari ubuzima urimo uranyuramo busharira, ariko ijambo riravuze ngo ntutinye. Ayizo ni mashando wiribirifa, ntutinye mama, aho uri hose, wa mugabo we, wa mupapa we, hari umuntu nkurikiye none ahanga. Yes, reka nanjye mbutuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuvuga mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabasuje kandi mbashimira kuba mwarahisemo iyi channel. Reka nanjye kandi mbifuriza kuzagira umwaka mwiza w'2025, uzabera umwaka w'amata n'ubuki, uzabera umwaka w'uburumbuke, uzabera umwaka n'ukuri Nyagasani azabiyereka, kandi imigisha ye izabahundagareho. Kuri kamera nk'uko mubibona ntabwo nigeye nyine ndi kumwe na Prophet Emma. Ndishimiye kongera kwakira Prophet. Urakoze cyane, nanjye nishimiye kongera kubana namwe hano ku Isezerano TV. Muhabwe umugisha n'Imana. Amakuru Prophet. Ndashima Imana, ndakomeye. Mana ndabona Imana indinze rwose, ukuboko kwiza kw'Imana kuri njyewe. 2025 ndabona tuyitangiranye umugisha w'Imana. Niho nangiye guhera mwawutangiye gute umwaka wa 2025? Uyu mwaka wa 2025 icyambere turashima Imana. Turashima Imana ko Imana ikiturinze turi bazima, irinze itorero ryayo, ikindi irinze n'igihugu n'umugisha. Rero tuwutangiranye umugisha, kandi tuwutangiranye amashimwe, kandi tuwutangiranye n'intego. Rero turashima Imana. Imana yakoze ibikomeye kandi yabanye natwe. Uti umwaka tuwutangiranye intego. Uyu mwaka rero uri migambi kizo ntego ufite nizi? Intego ya mbere buri mwaka umuntu atangirana umukristo no kugumya kuba umukristo kandi ngahora ndiwe. Iyo niyo ntego ya mbere yo kugumya kubaha Imana ndetse no kugumya kuyikorera kurusha mbere. Kuko akenshi nkunda kuvuga ngo uyu mwaka niba ari bwo gitangira, ubwo nanjye nibwo ngikizwa. Ntabwo ndimo ndabara imyaka yatambutse, ndimo ndabara imyaka iyi ngiyi turi, uyu mwaka turimo ubu ngubu nibwo ngomba kumaramaza nkagumya ngakizwa kandi ngakizwa neza, tugakorera Imana kuko umurimo uracyari mugari. Ngo umwaka ngo iyo utangira ngo nibwo uvuga ngo nibwo utangiye gukizwa cyane rwose. Nge uyu mwaka utangiye ndavuze ntubu ntangiye gukizwa bundi bushyashya. Kubera ko bari gutangiye gukizwa bundi bushyashya. Impamvu nuko nari umugabo idahabwa intebe. Kubera yuko umuntu abazi igihe amaze ariko ntago abazi icyo asigaje. Yego. Rero akenshi hari igihe twicara tukavuga ngo muri iyi minsi ikintu cyishe umurimo w'Imana, ikintu kitwica ni ukumva umuntu arimo akubwira ngo uzi igihe nakirijwe, ngo uzi igihe twakirijwe wowe, ngo uzi amasengesho twasenze. Ariko icyo naje kumenya nahishuriwe n'Imana, kandi ari nako Bibiliya yivuga, ni uko imirimo ya nyuma ariyo izahesha iya mbere agaciro. Amina. Kubw'iyo mpamvu, niyo mpamvu mvuga ngo Mana jya uhora umpa imbaraga. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngo utaramire nteze icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, ngo sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho ubu ngubu. Umpa imbaraga zawe ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Rero niyo mpamvu mpora mpitamo guhora nkizwa umwaka watangira nkavuga ngo ubu agakiza kanjye karatangiye, kugira ngo ne kwirata inkovu z'imiringa. Ibya kera ni ibya kera nyine. Ndashima Imana kuri ya mwaka wasoje nkikijijwe nkisenga. Ubu ngubu rero n'ubu ntangiye gukizwa. Ndasaba Imana ngo n'uyu nguyu uzarangire nkibirimo neza kandi nkikorera Imana. Nicyo mba nifuza. Yego, ubona kenshi iyo turimo dutangira umwaka usanga abantu ari cyo ngo cyo guserebura, niko mu mvugo z'ubu ngubu, kurya kunywa nyine bagakora ibibashimisha, kwinezeza. Ubundi umukristo utoza umwaka gute, abakwiye gutangira undi gute? Ikintu cya mbere buriya ku munsi wa mbere w'umwaka
iyo usoza umwaka nk'umukristo ukwiriye kunezerwa ugashima imana ukazamurira imana icyubahiro ko imana igufashije ukarangiza umwaka ukawusoza rwose. ariko ku munsi wa mbere wo gutangira umwaka ni byiza ko nubwo abantu benshi dukunda kuvuga ngo reka tujye kwimeza neza dusohoke dutembere, ariko ku munsi wa mbere w'umwaka icyo umukristo akwiriye gukora, akwiriye kujya imbere y'Imana akayiragiza amezi 12 yose. amezi 12 ukinginga umwami Imana uti buri kwezi ujye ugendana nanjye, ujye urinda intambwe z'ibirenge byanjye. Itariki ya mbere y'umwaka ukaba uri imbere y'Imana, ni iby'igiciro cyane. kandi nanone ugasaba Imana uti Imana uyu mwaka uzayobora intambwe z'ibirenge byanjye, uzanshoboze, uzandinde, uzahagararane nanjye. nicyo umukristo akwiriye gukora. nicyo akwiriye gukora muri ubu buzima kugira ngo abashe guhagarara neza, intambwe ziwe Imana iziyobore kandi yishinganishe, abahamagara amaraso ya Yesu amutwikire. nicyo kintu cya mbere akwiriye gukora. hanyuma noneho agapuraninga ikindi cya kabiri cyitwa gushaka icyo azakora, kuko buriya iyo umaze kwiyegereza Imana ukisanisha n'Imana ukitwikiriza amaraso ya Yesu, ukwiriye noneho gusenga Imana ukayibwira uti Imana maze muri uyu mwaka uzampishurire ni iki nakora ngatera imbere mu buryo bw'umubiri. ni ukuvuga ngo iyo usenga utera imbere mu buryo bw'umwuka, noneho warangiza ugasenga Imana ukavuga ngo Mana ni iki nakora ngatera imbere mu buryo bw'umubiri, uzampishurire. niba hari umurimo wabonye ugiye gukoresha amaboko yawe ukabwira Imana uti Mana uwuhereze umugisha. niba utari wawubona ubwira Imana uti Mana mpishurira kugira ngo mbashe kugira icyo mbona nzagikore kimpesha umugisha kandi mbashe gutera imbere. nicyo ngicyo uba ukwiriye gukora. wenda uretse iki cyo gukizwa no gusaba Imana ikaguhishurirwa, intego z'umukristo muri rusange umwaka wose ziba zikwiye kuba izihe? intego y'umukristo niyo ngiyo nahereyeho. abakristo nibareka kumva ko abantu bakoze ikintu cyitwa kumenyera agakiza, yego nibumve yuko bakwiriye guhora ari bashya muri Kristo Yesu. ubwo ndavuga mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo kurinda ubugingo. bumve ko bakwiriye guhora ari bashya. muri imbyuzu umwuka aravuga ngo mpisemo guhora nyizwa. yego rero ugitangira umwaka, ubundi mbere na mbere usoza umwaka ukwiriye kwisubiramo nk'umukristo ukavuga ngo mu kwezi kwa mbere ni hehe naguye, mu kwa kabiri, umwaka hari ibiba byaranduje umutima wawe, hari n'ibyaha uba waraguyemo. ibyo byaha nibyo ukwiriye kureba ukavuga ngo mbese Mana ishobora byose, umwaka ushize hari ibyaha byansinze, hari ibyaha byananije, ariko uyu mwaka ndagusabye umpe imbaraga, unshoboze kuzatsinda bino byaha, ubimbabarire, ariko nanone umpe n'imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo aya mezi 12 nzabashe kuyarangiza nkibashije kugukiranukira, maze ningera mu kwa 12 mu mpera z'uyu mwaka nzabashe kubona icyo nirata imbere yawe, mvuga ngo waranshoboje Mwami Imana, nkushoje ntabashije kuva mu byizerwa. amen. icyo ngicyo Prophet, umutwe wa 2024 twajya tuvuga ngo umenye uzagira amezi 17 cyangwa 20. ariko uyu nguyu nawe nabonye waratangiranye ubukana bukomeye. uyu mwaka utangira ko nabonye watangiye hari n'abapasiteri bavuga bati buriya ibintu bya divorce tubigiyemo. abonye witwa Papa Bitangaza anagera aravuga ati ngewe iyo mba ntakijijwe ari gufata umutwe wa Mama Bitangaza nkawukata nkawijyanira kuri riyo. wabyakiriye gute? bundi icyambere ku bantu bicara bakumva yuko divorce ukwiriye kuyikora nta kibazo, ukumva nta kintu bitwaye, ndetse abantu bakanabikristura bakihesha amahoro. divorce abantu bajye bemera ko ari intege nkeya z'umuntu. kunanirwa bibaho, umuntu wakananirwa buriya, kandi nanone kuba umuntu yakora divorce si igitangaza, ariko nanone igitangaza
ni ukumva umuntu arimo abyishimiye ukumva biramunejeje kandi arabyigamba. Kuri uwo muvandimwe wari uvuze ati, yaravuze ngo iyo nza kuba ntakijijwe, buriya umwe we yaravuze ngo umuhanga mu kwambara kandi akambara akaberwa abasha kwambika ururimi rwe. Buriya umuntu ubasha kwambika ururimi rwe akenshi aba ari umuhanga, ariko iyo udashoboye kwambika ururimi rwawe akenshi wisanga rwakwambitse ubusa. Abakina umupira hari icyo bita kujya mu ntambwe 18. Uriya mupapa ibyamubayeho ntawe bitabaho, ruriya rugo iriya kupure ntawe bitabaho, kuko Satani ntaho atagera ngo arasemo imyambi. Ariko burya mu magambo abantu bavuga, burya niba bikubayeho icyiza icecekere, cyangwa niba udashoboye guceceka usaba inema yo gusaba Imana, ibwira uti nyobora mu magambo ndi buze kuvuga. Ariko nanone uriya mutima nanone urakomeretse. Ni nayo mpamvu umuntu adakwiye kuvugana ibikomere. Rero kuri iriya ngingo ivuga ngo yari bufate umutwe akawujyana ngo arya akawujyana mu ndobo, yari kuwujyana kuri rimbo rwose. Iriya ntabwo ari imvugo y'umukristo, uretse no kuba atari imvugo y'umukristo, nta nubwo ari n'imvugo ukwiriye kuvuga muri sosiyete cyangwa mu bantu muri rusange. Noneho byongeye witwa umushumba, hari imvugo uba udakwiriye kuvuga, ariko nanone ugasanga amarangamutima kubera cyane umutima urakomeretse, arababaye bitewe n'ibyo yahuye nabyo n'intambara yaciyemo. Ariko nanone guceceka biruta byose, ikindi kwihangana bikaruta byose. Rero iriya ni imvugo yavuze itari ikwiriye, itari nziza, idakwiriye gushimwa, ikwiriye kunengwa. Papa Bitangaza rwose, reka mubwire ngo hariya ntabwo yavuze neza, ntabwo yavuze ikintu cyiza kiranga umukristo cyangwa umugenzi ujya mu ijuru. Ariko nicyo kikwereka yuko Satani aba ari mu kazi. Uriya ni umurimo wa Satani, kuko nta kindi kizana Satani, azanwa no kwica no kwiba no kurimbura. Satani rero aba ari mu kazi, kandi nta kandi kazi Satani ashinzwe kwica abera. Ashinzwe kwica abera. Iyo tutabaye maso muri ubu buzima, akenshi usanga Satani agira gutya akagufata wari umukozi w'Imana, akakwifashisha ukajya gukora ibiraka. Kandi uri umukozi w'Imana. Rero hari igihe uba uri umukozi w'Imana ugahura n'ikibazo, ukajya gusobanura icyo kibazo, utagisobanura neza muri sosiyete cyangwa muri rubanda, ugasanga ukoresheje imvugo Satani yakwifashishijemo ukora ibiraka. Ugasanga urimo urakora ibiraka Satani yakwifashishije kugira ngo ubashe gusenya ubwoko bw'Imana. Kuko iyo uvuze ngo nari buce umutwe hanyuma nanyuma ukavuga ngo ndi pasiteri, icyo gihe rwose uba uri mu kiraka cyo gusenya umurimo w'Imana, uri mu kiraka cyo kugusha ubwoko bw'Imana. Ntabwo uba urimo wubaka, uba urimo unaniza, uba urimo usenya ubwoko bw'Imana. Rero ntekereza ko byakabaye byiza, kuko ikigoranye si ukuba baratandukanye cyangwa barakoze divorce. Ibyo ngibyo si bo ba mbere, si nabo ba kabiri, si nabo ba gatatu, si nabo ba nyuma. Yesu azarinda z'abantu bagitandukana. Ariko nyirizina ukwiriye kumenya ukavuga ngo bimbayeho. Niba bimbayeho, reka ngire imvugo iranga umukozi w'Imana. Byibuze ngaragaze ko ngewe basi nari mpagaze, ngaragaze ko hari aho narindi. Rero Satani yagukoresheje kuri iyo ukavuga ngo nge nari bufate umutwe nkagira gutye, icyo gihe uba ugaragaje kudakiranuka, uba ugaragaje kutera. Icya kabiri, numvishije amajwi mwakoze mu kiganiro bwashize, arimo uvuga iby'umugore yavuze, iby'umugore avuga ko ari imbwa ari nyakabwana. Yego. Ariko nawe numva arimo aravuga ngo twakuriye ngo niba baragize gutarya ngo bamuriye amaturo. Ngo bamuriye amaturo.
byose iyo urebye urasanga ubundi bijya gushya birashyuha. ineza y'Imana iyo iri ku buzima bw'umuntu, ubuntu bw'Imana bukiza buri ku buzima bw'umuntu, usanga arangwa n'imvugo nziza kandi akarangwa n'imvugo yiyoroheje. Naho ibindi byo ni ibiba bisanzwe, kandi Imana yabivuze kera, irabivuga ko ari igihe kibi kandi kigoye, ingo za benshi zizasenyuka. Nanjye urimo ubivuga, nanjye nawe ndimo mbwira n'undi wese udukurikiye abe maso asengera urugo rwe. Ariko nanone umuntu wese uhuye n'ikibazo ajye yihangana igihe agikomeretse, basi yicecekere, yirinde kuvuga, kuko akenshi iyo ukomeretse uravuga ukavuga nabi. Iyo ukomeretse uravuga ukavuga nabi. Hari umusaza umwe yigeze ambwira kera, twari duhuye nari nkiri mutoya, arandeba arambwira ngo mwana wanjye ndakureba nkabona uzaba umugabo igihe kizagera. Ariko arambwira ati aya magambo abiri nkubwiye, nuramuka warakaye ukumva warakaye ufite umujinya, uzihangane. Niwumva ugiye kuvuga ukumva ugiye kuvuga nabi, uzihangane bwira utavuze. Yego, arambwira ati uzihangane bwira utavuze. Rero iyo ugiye kuvuga ukumva ugiye kuvuga nabi, iteka uraceceka, nicyo kiruta ibindi byose. Ariko twababwira ngo Imana y'amahoro iborohereze, ibasange. Icyiza ni uko bakwiyunga bakongera bagasubirana, abana babo bakazakura babona ababyeyi babo bari kumwe. Kuko buriya ikintu kidasibangana, ibi bintu dukora hano kuri video, ibintu dukora hano kuri kamera, ntabwo bisibangana, ntabwo byibagirana, sibyo? Abana bazabireba, abuzukuru bazabireba, bazabereka ikiganiro nyuma na nyuma. Rero ni ngombwa, ni byiza yuko buri muntu wese agira akavuga, ariko akagira aho agarukira. Ariko umwaka we nyine ni uko nguko butangiye nyine. Gusubira nabyo simbizi niba birimo, kuko nabonye banyohereza impapuro hari bisaba kujya mu rukiko. Ibiganiro nabonye batangiye gukora ibiganiro ngo byo gupimisha za ADN, sinzi ngo niba umwana umwe ari we zirimo gufata neza. Ubwo rero ibyo bintu ntabwo wamenya aho bishya byerekeza, niba ari ukuri niba atari ukuri, niba ari ugutwika simbizi. Ikintu cya mbere abantu nibashyira imbere ubukristo. Muri iri 108 ubundi twakuze batubwira ngo turi abasirikare ba Kristo, ngo tubarizwa muri batayo y'108. Batayo y'108 iravuga ngo ngende umukristo kandi nzahora ndi. Rero ari ibyo byo gupimisha za ADN, ari ibyo ngibyo byo kujya mu rukiko no kugira gute, ibyo byose nibabikore nkabo, nta kibazo, ni ibyabo, nibo bireba. Icyo tuba tureba ni imbuto z'umukristo, imbuto z'umukozi w'Imana. Wenda hari impamvu mumbajije, ni uko dufite aho duhuriye muri uyu murimo, akaba yitwa pasiteri, nanjye nkaba nitwa pasiteri. Rero hari imbuto umupasiteri aba adakwiriye kurenga, hari indangagaciro uba udakwiriye kurenga. Kandi ikindi cyongeyeho, icyiza ni uko haboneka umwe muri bo agaceceka. Igihe rero hatabonetse umwe muri bo ngo aceceke, akazi kari bukomeze, ibyo biraka baragumya babikore, ubwo Satani ari kubifashisha. Yego. Pastor, wenda nabonye muri ibyo bintu byabo muri komenti, hari ibintu mujya muvuga ngo bya za karande. Ubona ko bamwe batangiye kuvuga ati ibyo ni bya karande birimo bimazereramo. Karande mu by'ukuri ni iki? Ese umuntu tete nka pastor na karande ishobora kumufata? Karande mu buzima busanzwe ntigira umupaka. Narabisobanuye, nagiye nsobanura ikintu cyitwa karande. Buriya karande ni ikintu kinini cyane, kandi ni ikintu abantu badakwiye gukinisha.
ni ikintu umuntu akwiriye gusengera kandi akagisengera ashyizemo imbaraga, kuko karande narayisobanuye mbabwira yuko karande ubwayo si icyaha, ariko karande ntiyakubuza kujya mu ijuru yo nkayo, ariko ibyiza gukoresha bizatuma utinjira mu bwami bwo mu ijuru. ni ukuvuga ngo karande si icyaha, ariko iby'igukoresha byo bibyara icyaha. noneho rero karande ntaho itinya. umuntu ashobora kuba pasiteri ariko afite karande, ugasanga yambaye ikote na karuvati, baramusukaho amavuta baramwimitse, ariko ugasanga bamwimikanye karande. buriya hari za karande zimikishijwe amavuta. hari karande zimikishijwe amavuta. Hari karande zimikishijwe amavuta. usanga umuntu arakora umurimo w'Imana, aritwa ko ari mu murimo w'Imana, ariko ugasanga hari karande afite, kandi we ntabwo yiyiziho ko ayifite, nta nubwo yemera ko imuriho. ugasanga hari karande zimikishijwe amavuta, umuntu arakora umurimo w'Imana, umuntu arasenga, ariko iyo karande ugasanga imuriho. kuko karande wambara ikote nayo ikajya imbere mu ikote, karande wurira indege nayo mukayurirana, karande ujya ku ruhimbi ukabwiriza, karande nayo ihagaze hafi aho ngaho ntijye kure. bikaba rya jambo riri mu Kuva, Farawo yabwiye Abayisiraheli, arababwira ngo ndabareka mugende mutambire Imana yanyu mu butayu, ariko muramenye ntimunjye kure, mugumye mu nsabire. rero hari abantu bari mu murimo w'Imana, bakorera Imana, ni ababishopu, ni abapotere, bambaye imyambaro igaragaza ko ari abakozi b'Imana, ariko bafite karande. buriya ntabwo uzambwira, akenshi uzasanga wumva ngo hari umushumba ngo yafashe umwana ku ngufu, ngo aramusambanye. nyirizina ubundi umushumba, nyamushumba w'Imana, umukozi w'Imana, pasiteri muzima, ntabwo icyo ngicyo yagikora, ariko ku bwa karande imurimo aragikora. rero ntabwo aba ari we wagikoze, burya karande imuryamyemo niba yabikoze. hari abantu rero bafite bya karande bibaryamyemo, bihora bibakururira gukora ikibi. ugasanga wubatse urugo, kuko hari karande yo mu muryango w'iwanyu idatuma mutubaka, iyo ngiyo ikagusenyera. ugasanga uri umukozi w'Imana, ufite impano, urahanura, ariko hari akageso kakunaniye. ugasanga hari akageso ko gusambana kakunaniye, akageso ko kwikinisha kakunaniye, ugasanga kandi bituruka mu muryango w'iwanyu. wajya kureba ugasanga papa wawe nawe yarindwaga mubi, aho yabonaga ijipo hose yanitse yajyaga kubaza nyirayo. rero ugasanga muri ubwo buzima karande iragukurikirana, ugasanga urasenga, ariko kubera ayo mateka yakurikiranye ubuzima bwawe, ugasanga biragukurikirana kandi uracyabikora witwa kusenga. ugasanga mu muryango w'iwanyu hari harimo abantu b'abajura, ugasanga uri umukozi w'Imana ariko urakiba. tujya twumva abahanuzi ngo bagiye gusengera abantu, ngo bahumiriza, ngo bakabatwarira telefone. izo ni karande zo mu miryango y'iwabo ziba zabakurikiranye. ugasanga umuntu, ariko uzi ko buriya mu barokore, mperutse gusenga Imana, Imana irambwira ngo mu murimo wanjye ngo hasigaye hateye agahinda, ngo iyo ndi mu gihugu cyanjye mu ijuru ndababara. Imana ibabazwa n'iki? ibabazwa n'abarokore. Imana yarambwiye ngo niba hari ahantu hasigaye hari za maraya zikomeye, ni mu rusengero. ni mu rusengero, kandi bitwa yuko bagize gute, basenga. urasanga umuntu uramubona ko ari umuririmbyi, uramubona ko ari umukobwa, uramureba umwitegereje urabona ko ari umukobwa, ariko ugiye kureba wasanga arimo abagore nk'icumi icyarimwe. sibyo? kubera iki?
kubera ubusambanyi buba muri korari, ubusambanyi buba mu murimo w'Imana, ubusambanyi buba mu ivugabutumwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho abantu bakabikora ntibumve yuko barimo barakora ibyaha, ntibumve yuko ari karande, ntibayimenyeho. Rero akenshi usanga ku bantu bakorera Imana ibintu bibabaho, akenshi usanga bari karande ziri ku buzima bw'abantu. Ugasanga urasenga ariko hari akageso kakunaniye, ugasanga umuntu araririmba ariko yananiwe n'ubusambanyi, umuntu arabwiriza ariko byarananiranye, ugasanga biragoranye. Ariko nanone buriya ubirebye neza wasenga Imana. Karandi muriho, ese karandi yamuvaho gute? Kugira ngo umenye ko karandi kuriho, icya mbere ukwiriye kubanza, ubundi buriya Abanyarwanda bari abahanga, bo baravuze ngo iyo utazi iyo uva ntumenye iyo ujya. Twese twakijijwe, twabanje kuvukira mu miryango idakijijwe. Ni nayo mpamvu mu maganya ya Yeremiya yabirebye, abona ibintu biri ku buzima bwiwe, arabireba, abona yuko karande zamukurikiranye byaturukaga kuri se Dawidi. Se Dawidi nawe buriya yarindwaga mubi, ahantu hanitse ijipo ntago Dawidi yahatangwaga, n'ikimenyimenyi kwa Uriya wasomye ibyagiye bibaho. Rero karande y'ubusambanyi iragenda irokama mu muryango wo kwa Dawidi kugeza ubwo abana bavukana bageze ubwo basambana hariya kwa Tamari na Munoni. Umva, reka ngucemo gatoya. Nusoza icyo ngicyo uhita ushyiraho uhanuza ko telefone igiye kunzimana. Imana itugirire neza. Rero karande uzasanga ikintu gishobora gutuma karande iva ku buzima bwawe, cya mbere ni ukuyimenyaho. Niyo mpamvu mu maganya ya Yeremiya ibice 5 ku murongo waho wa 7, Yeremiya yabirebye aravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo, abagaragu nibo badutegeka. Kubera iki? Yarabirebye arabyitegereza, abona ibirimo biraba, abona ibirimo ukuntu ibintu bigenda bituruka mu gisekuruza cyo kwa ba Dawidi, areba arabyitegereza ibigirwamana ba sekuruza bagiye bakorera, abagiye bava mu masezerano, abagiye bava mu muhamagaro, abagiye arabireba, arangije arandika aravuga ngo ba data bakoze ibyaha. Rero kugira ngo umenye ko karande iri ku buzima bwawe, ukeneye gusubiza amaso inyuma ukamenya ngo ndi umukristo ariko nakijijwe nturuka hehe. Karande ntibayisengera, karande barayirwanya. Karande ntibayisengera, karande barayirwanya. Numenya ko karande kuriho uzayirwanya, kandi nuyirwanya izava ku buzima bwawe. Rero ukeneye kubanza ukayimenyaho. Kuyimenyaho rero nta kindi, menya ibisekuruza by'iwanyu, umenye ngo data na mama bari bantu ki, ese ni iki cyabaga muri famiye y'iwacu, ese kubera iki uyu munsi ubukwe bwanjye buhora bupfa, ese ni iki kibitera, kubera iki ubukwe bwanjye buhora bupfa, kubera iki ibi bintu bigenda gutya bikaba gutya, kubera iki? Nurangiza kubona ibyo bintu ukabyibonaho, uzasenga. Numara gusenga wirukana uwo mwuka uri ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye kwimenyaho uwo mwuka, kuko karande kenshi uzasanga mu muryango hari ibintu byabaga mu muryango biri kuba ku buzima bwawe. Mu muryango w'iwanyu nta wakomeye, nawe urimo urarwana no gukomera ariko bikanga. Umuryango w'iwanyu nta muntu wubatse urugo ngo rurambe, nawe uyu munsi urwawe rurimo rurajegajega cyangwa se rwaranasenyutse. Icyo ukeneye gusenga Imana ukimenyaho izo mbaraga. Wamara kuzimenyaho ugasenga ukirukana uwo mwuka. Rero igikuraho karande nta kindi, mbere ya byose ukeneye kubanza kuba uri umukristo. Ukeneye kubanza kuba uri umukristo ukanga icyaha n'igisa nacyo, kubera yuko mbere ya byose Bibiliya yo iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Mu yandi magambo, iyo ubaye icyaremwe gishya ibya kera biba bishize, ndetse n'iyo karande birangiye rwose.
dore ikintu cyongera kuzana karande mu buzima bw'umuntu kandi yarakijijwe. Icyongera kuyizana nta kindi ni igihe wongeye ugasubira inyuma ukajya mu byaha, kubera yuko burya karande iyo ukijijwe izo mbaraga z'abadayimoni zijya ku ruhande. Noneho kubera yuko amaraso ya Yesu aba ari kuri wowe, Yesu atuye muri wowe, ntabwo imbaraga z'abadayimoni zakwinjira muri wowe. Ariko none iyo wongeye ugacumura ukongera ukava mu byizerwa, za mbaraga z'abadayimoni zirongera zikagaruka muri wowe. Bibiliya iravuga ngo dayimoni ivuye mu muntu ngo iragenda ikazerera ngo ishaka uwo yinjiramo. Ngo iyo wongeye ukagira intege nkeya, hakagira icyuho kiboneka muri wowe, dayimoni ihita yongera ikagaruka ikakwicomekamo, kandi yije ntiza yonyine. Abadayimoni baratumirana, akazana abandi badayimoni nka 7 ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero karande, ikihambwe ya mbere yo gukira karande ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo. Iyo wanze icyaha n'igisa nacyo, karande iva ku buzima bwawe. Ukeneye kwanga icyaha n'igisa nacyo. Niba ushaka ko karande iva ku buzima bwawe, anga icyaha n'igisa nacyo. Niwanga icyaha n'igisa nacyo, karande izava ku buzima bwawe. Niwanga icyaha n'igisa nacyo, uzabohoka, kandi uzabohoka no ku buretwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero anga icyaha n'igisa nacyo, mbere ya byose ubanze umenye ngo uri umukirisitu. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo ko kira karande. Kabiri, nurangiza umenye imbaraga z'abadayimoni, umenye imbaraga mu muryango w'iwanyu bakoreraga. Niba baraterekeraga ubimenye, niba barabandwaga ubimenye, mu muryango w'iwanyu umenye ngo byagenze gute, ni iki cyabaye. Nurangiza umenye ko ukwiriye kurwana n'iyo mbaraga ya karande. Imbaraga ya karande ntibayisengera, barayirwanya. Nubona warashakanye n'umudamu wawe, ukabona mutangiye gutongana, mutangiye kurwana, kandi ibyo bintu bitarabagaho, umenye ko ari karande yaje, wishaka kureba ko umuntu yabaye mubi. Akenshi imbaraga z'abadayimoni nizo zihindura abantu. Imbaraga z'abadayimoni nizo zivana abantu mu byizerwa zikabavanamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Zikabavanamo, ugasanga umuntu yari mwiza, ariko kubera ya karande yo mu muryango w'iwabo ikamuganza, ugasanga umuntu wamushatse akijijwe asenga, ariko uyu munsi kubera karande idashaka ko yubaka, atangiye kuba mubi. Imana itugirire neza. Hari abantu bafite karande nk'iya Vashiti. Vashiti se ntiyari yubatse, yari yubatse kandi neza, ariko aterwa n'umwuka w'agasuzuguro. Karande y'agasuzuguro iramwuzura, atangira gusuzugura umugabo we, kandi umugabo ari umwami. Agasuzuguro karamurenga, bituma bamufukuza, bamuvana mu rugo, aragenda. Uwo ni umwuka wa karande unaniza rwose. Ugasanga guca bugufi birakunaniye. Yari umugore wubaha, ariko karande ikamuteza agasuzuguro, guca bugufi bikanga pe, mukananirwa guhuza, mukananirwa kubaka, bikanga bikayoberana. Rero sengesha umwuka iteka. Gatatu, kugira umuhanuzi w'Imana, kugira umutambyi musengana. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu utabasha kwishoboza, ahubwo washobozwa no kurambikwaho ikiganza cy'abakuru. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukagira umuhanuzi musengana mu buzima bwawe, mugasengana, mukabana, mukagendana. Ukagira umuhanuzi musengana. Imana y'amahoro itugirire neza. Akagusengera Imana, akagushyira imbere y'Imana. Gira umuntu musengana, gira umuntu urambagiza. Wivuga ngo abakozi b'Imana bose ni kimwe. Gira amavuta urambagiza y'umukozi w'Imana runaka, umurambagiza uvuge ngo uyu muntu nzajya nsengana nawe. Umurambagiza uvuge ngo uyu mukozi w'Imana tuzajya tubana mu bihe byo gusenga. Murambagize, rambagiza amavuta y'umukozi w'Imana. Ntabapfira gushira. Imana iracyafite abantu, Imana iracyafite abakozi ku murimo. Rambagiza umuntu agusengera Imana, rambagiza umuntu mubane mu bihe byo gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndumva ari icyo ngicyo navuga. Wenda karande tuzayivuze tuyiganireho birambuye, ariko icyo navuga ku mbaraga za karande ni icyo ngicyo. Nagira ngo twinjire ku cy'Imana yambwiye kukubwira uyu munsi. Katureba n'ijambo ry'Imana, tureba n'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ijambo Imana imaze iminsi mpaye kubwira abantu. Imana y'amahoro itugirire neza. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ibice byaho ni 2. Turasoma duhereye ku murongo wa 21. Haravuga ngo ntutinye wasiwe, nezerwa kandi wishime, kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Ntimutinye mwa nyamaswa zo mu ishyamba mwe, kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze, kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze n'ibiti
byeze imbuto zabyo, umutini n'umuzabibu byeze cyane. Noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizadendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino, n'amavuta ya elayo asesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira n'akagungu, na za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntutinye. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mvugane nawe, wowe wubaha Imana, wowe usenga Imana, wowe ubana n'Imana. Ntutinye niko ijambo ry'Imana rivuze. Riravuze ngo ntutinye. Umva mvugane nawe. Hari ubuzima urimo uranyuramo bugoye, hari ubuzima urimo uranyuramo buruhanyije, hari ubuzima urimo uranyuramo bw'umubabaro, hari ubuzima urimo uranyuramo busharira, ariko ijambo riravuze ngo ntutinye. Ayizo ni mashando wiribirifa. Ntutinye mama, aho uri hose, wa mugabo we, wa mupapa we. Hari umuntu nkurikiye none ahangaha, ari mu buzima bupfuye, uri mu buzima bw'umubabaro, uri mu buzima bw'uburwayi, uri mu buzima bwo kutabyara, uri mu buzima bw'ubugumba, urugo rwawe rufite ibibazo, nawe harabura gato ngo mukore divorce. Ariko umva uko ijambo rivuze, riravuze ngo ntutinye. Ijambo ry'Uwiteka muri Zaburi 125 ho haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ijambo riravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa. Iri jambo riravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Rero nawe nje kuvugana nawe, wewe wahisemo kwizera Imana, ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntutinye kuko Uwiteka ahagararanye nawe. Ntutinye kuko Uwiteka amanuwe no kukurwanirira. Umva mvugane nawe, umaze igihe urwaye uburwayi, kwa muganga baravuze ngo genda utegereze, ariko ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Zoni mashando wiribirifai lerebotai nini topevoniya. Ntutinye, Yesu aje gukora ibikomeye. Ntutinye kuko Uwiteka aje kukubambira amahema. Umhurikiye none aha wari urwaye, acira imbaraga iguhagurutsa kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Ndagusengera aho uherereye hose. Wari urwaye amaguru, ayo maguru ntabwo ari ayo kukwica, ayo maguru ntabwo ari ayo kuguhitana. Uyarwaye igihe kinini, ariko ndagusengeye akira guhaguruka mu izina rya Yesu. Umva wa mukobwa w'unkurikiye, mariage yawe ipfuye igihe kinini kubwa karande zo mu miryango y'iwanyu. Ibyawe byose ugerageje birapfa, ibyo ugerageje biranga, ibyo ugerageje ntibyemera. Ariko none aha ndavugana nawe, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Injira muri Kanani yawe, injira mu mahirwe yawe, injira mu iterambere ryawe, injira. Akira umunezero wawe. Ayizo ni mashando wiribirifai lerebotai nini topevoniya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ijambo hano ryavuze ngo ntutinye, nezerwa kandi wishime, kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ibi ntabwo bikozwe na anko, ibi ntabwo bikozwe na tonto, ibi ntabwo bikozwe n'imiryango, bikozwe n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Kuko Uwiteka akoze ibikomeye, kuko Uwiteka abambye amahema, kuko Uwiteka akinguye imiryango, kuko Uwiteka aguhagurukije, kuko Uwiteka aguhaye akazi, kuko Uwiteka agukuyeho akarengane, kuko Uwiteka agukuyeho igisuzuguriro, kuko Uwiteka akumaze umubabaro, kuko Uwiteka guhinduriye amateka, kuko Uwiteka, haleluya, 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 kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Uwiteka akoze ibikomeye mama. Uwiteka akoze ibikomeye wa mupapa we. Wari uri mu buzima bupfuye, ubuzima bwo kwizengurukaho, ariko ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe nona. Uwiteka akoze ibikomeye. None aha ndahanurira ubuzima bw'umukobwa unkurikiye, ndahanurira ubuzima bw'umumama unkurikiye, ndahanurira ubuzima bw'umusore unkurikiye, ndahanurira ubuzima bw'umugabo unkurikiye, ndahanurira ubuzima bwawe aho uherereye. Unkurikiranye uri mu Rwanda, unkurikiye uri mu Burundi, unkurikiye uri muri Afurika y'Epfo, unkurikiye uri muri Zambia, uri
ahantu hose unkurikiye uri ndahanurira ubuzima bwawe. Ubu ni ubuhanuzi bwawe. Ntutinye, niko ijambo ry'Imana rivuze. Riravuze ngo ntutinye. Haleluya! Ntutinye, 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 ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntutinye kuko Uwiteka ahagararanye nawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ntutinye kuko Uwiteka ahagararanye nawe. Umva ijambo rinesheje ngo Uwiteka ngo abavubi y'imvura y'umuhindo ngo ndetse n'imvura y'itumba ngo ku kigero gikwiriye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndagira ngo mpanure ku buzima bwawe. Ndahanurira igihugu mu izina rya Yesu. Uwiteka agushije imvura y'umuhindo ndetse n'imvura y'itumba ku kigero gikwiriye. Hari imvura yajyaga igwa igahitana abantu benshi bagapfa, igateza imyuzure, ibibazo bikaza. Ariko none ahangaha ijambo riravuze ngo Uwiteka agushije imvura y'umuhindo ku kigero. Haleluya! Imana ishimwe. Ndahanurira ubuzima bwawe. Imana ize ku buzima bwawe, igusha imvura y'umugisha mu buzima bwawe, igusha imvura y'umugisha mu rugo rwawe, igusha imvura y'umugisha muri bizinesi yawe. Imana Imana igusha imvura. Imana igusha imvura. Umva mama, Imana igusha imvura y'umugisha. Imana igusha imvura y'umugisha. Imana y'amahoro igusha imvura y'umugisha ku buzima bwawe. Imana igusha imvura y'umugisha mu rubyaro rwawe. Abana bawe ntibakumviraga, abana bawe ntabwo bumvaga, ntabwo bajyaga bumva, ariko ndahanuye Imana igusha imvura. Imana igusha imvura. Haleluya! Imana igusha imvura mu izina rya Yesu. Igusha imvura y'umugisha mu muryango wawe, igusha imvura y'umugisha mu bana bawe. Aba bana bakubera umugisha, aba bana bakubera umugisha. Ayiwe! Haleluya! Haleluya! Imana y'amahoro igendane nawe. Iyi 2025. Umva mama, umva papa, umva wa mukobwa, umva wa musore we, umva. Imana igusha imvura y'umugisha. Abana bawe nta bwenge bagiraga, ariko Imana igusha imvura y'umugisha. Abana bawe bagira ubwenge. Imana igusha imvura y'umugisha mu rugo rwawe. Nirukanye ubwo bukene bwari buri mu rugo rwawe mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Dufite Imana ishobora byose. Dufite Imana ivuga bikaba. Dufite Imana itegeka bigakomera. Dufite Imana itananirwa. Dufite Imana idatsindwa. Dufite Imana yumva gusenga. Dufite Imana. Ayizo ni mashando wiribiri file lele botaye nini toprevo nini. Ndagira ngo nkubwire, Imana igusha imvura y'umugisha. Imana ni igusha imvura y'umugisha. Imana igusha imvura y'umugisha. Imana igushiriza imvura y'umugisha mu izina rya Yesu. Imana igusha imvura y'umugisha mu izina rya Yesu. Imana igusha imvura y'umugisha mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro igusha imvura y'umugisha mu buzima bwawe. Imana igusha imvura y'umugisha, iguhembuza umwuka wayo, iguhembuza imbaraga zayo, iguhembuza ubutware bwayo, iguhembuze gukomera kwayo, iguhembure. Imana iguhembure mama. Imana iguhembure. Nukuri wowe unkurikiye, Imana iguhembure. Ijambo riravuze ngo nzabashumbusha. Haleluya! Ijambo ryitwa gushumbushwa. Haleluya! Ijambo ryitwa gushumbushwa. Ndagusengera Imana igushumbushe mu izina rya Yesu. Hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe byajyanywe n'inzige, hari ibyawe wambuwe, hari ibyawe wasahuwe, hari ibyawe wariganijwe. Umva mvugane nawe. Imana igushumbushe mu izina rya Yesu. Zoni mashando wiribiri fa. Imana igushumbushe. Imana igushumbushe. Akira gushumbushwa n'Imana. Hari abantu bamaze igihe barira amarira y'akarengane. Hari abantu barenganijwe, hari abantu batsikamiwe, hari abantu bambuwe ibyabo, hari abantu bambuwe ijambo, hari abantu bakubiswe hasi, hari abantu bariganijwe. Warariganijwe. Umugisha wawe barawukuriganije, mariage yawe barayikuriganije, amasezerano yawe yarariganijwe, ariko Imana y'amahoro igushumbushe. Wakire gushumbushwa n'Imana. Akira gushumbushwa n'Imana. Akira kurengerwa n'Imana. Imana ikugarukeho, Imana iguhagarareho, Imana yongere ikubake, wongere ushumbushwe mu izina rya Yesu. Winjire mu butsinzi, winjire mu mugisha wawe, winjire mu mahirwe yawe,
winjire muri Kanani yawe, winjire mu iterambere ryawe, winjire mu kubaho kw'Imana. Warariganijwe ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igushumbushe. Hari ibintu wambuwe ariko Imana igushumbushe. Hari ibintu byagiye ariko Imana igushumbushe. Akira gushumbushwa n'Imana mu izina rya Yesu. Akira gushumbushwa n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira guhembuzwa ubuntu n'Imana, kuko Imana ari Imana ishobora byose, ni Imana itananirwa. Kubera yuko akira gushumbushwa, ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburimwa n'ubuzukira n'akagungu na za ngabo zanjye zikomeye nabateje, kandi muzarya muhage. Imana y'amahoro ishimwe cyane, haleluya. Ngo kandi muzarya muhage. Imana itugirire neza. Akira gushumbushwa n'Imana. Imana ibampera umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bitatu Imana ikoze. Icya mbere, Imana ikumaza umubabaro. Icya kabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikubakiye ubuzima bufatika kandi ikubakiye ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Icya gatatu, Imana ikuye akarengane ku bantu bari kurengana. Hari abantu bamaze igihe barengana, hari abantu bamaze igihe barasuzuguwe, barakubiswe hasi, barambuwe ijambo, barafashwe, mbega ibyawe byose byarakubiswe hasi. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igukuyeho akarengane. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igukuyeho igisuzuguriro, kuko ari Imana ishobora byose. Akira gushumbushwa n'Imana kandi akira kurengerwa n'Imana. Kadusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri hejuru ya byose. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiranuka. Data, ndasengera uyu muntu wari urwaye yakire gukira, ndasengera abari baboshye bakire kubohoka. Hari abantu bahombywa n'abadayimoni, bahombywa n'abarozi. Ongera ubashumbushe nyaguhora ku ngoma Imana. Ongera ubahagarareho, ongera ubibuke kandi ongera ubarwanirire. Kuboko kwawe kwiza kw'imbaraga kuboneke kuri bo, amaraso yawe aboneke kuri bo. Aya masaha Mwami, rema amashimwe ku buzima bw'umuntu wese wumvishe kino kiganiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga kandi uri Imana ivuga bikaba. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Reka mabwire ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Nimero yanjye ni 078 59 7 8 cyangwa ujye kuri YouTube wandikemo Prophet Emma, uragera kuri YouTube ya Prophet Emma, ukoreho subscribe, ubundi tujye tubana mu ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi no mu isaha y'igitangaza, mu isaha yo kubohoka. Mbonye abantu benshi bagirirwa neza n'Imana, kandi mbonye abantu benshi bakira ubuzima, bakira ubutsinzi. Imana ibahe umugisha. Reka mabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka tuzasubira. Imana ibagirire neza, mugubwe neza. Shalom, shalom.